Reka ngusubize wowe ubana natwe umunsi kundi gwifurize umugisha w'Imana, gwifuriza amahoro, amahirwe atuka kuri Nyagasani umwami Imana rero ikugire neza kandi Imana ikwiteho cyane, ndetse ikiganza gikomeye cy'Imana kikomeho ibihe byose, ibihe n'ibihe uko bukeye nuko bwije, imbaraga zikomeye z'Imana zikomeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagukunda cyane rero, ngwaye ikaze kuri Humura Program TV, Ururembo TV, Obardi Ministry TV, kugira ngo ukomeze ukoresha subscribe mbese bigende neza cyane. Ndagukunda, nkunda kubwira ngo birashoboka ko waba urwaye, waba umerewe nabi, ariko inzira zose wanyuramo icyambere gikomeye nuko Kristo agukunda. Ubwo Kristo agukunda rero ibisigaye byihorere, azakugira neza ndetse azakurwanirira, azakwitaho cyane. Numwizera gusa uraza kubona ubwiza bw'Imana. Ndagukunda rero. Uyu munsi imbere ya kamera muri kumwe na Uwiringiyimana Silas. Nyuma ya kamera kumwe na Pastor Shimimana Jean Vianney. Silas, karame waramutse neza? aramutse Mushumba. Umeze ute? Ndashimira Imana kandi mbwira abankurikira abadukurikiye umwaka mushya muhire. 2025 abantu barayirahiriye ngo yari bahitanye, yari hatari ikije amakuru rusange usanga bitari byoroshye. ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yacu yatuvuze turi Kadeshi Baruneya, ndavuga ngo muzasoza umwaka muri mu mahoro. Turabishimira Imana rero ko turi amahoro. Turabishimira Imana ko tugeze mu matariki y'ukwezi kwa Mutarama, dukomeje gutaramira Imana kandi amen. Uwe neza kubera imbaraga z'Imana, ntabwo duheranwa n'ibibazo buriya, niryo banga ryo kumenya Imana. Ubundi iyo wavuze Mwarimu Silas ni muntu murakoze cyane. Kambonereho kwigira abadukurikiye ushobora kuba ari bashyashya bakumvishe bwa mbere. Mwarimu Silas, ubundi amazina yanjye nitwa Uwiringiyimana Wenceslas. Wenceslas nuko barihina, hari bamwe bananirwa kubivuga mu buryo burambuye bakagina akanyita Silas. Ati Silas. Silas. Nyuma ndi umugabo mu buryo bubiri. Umugabo mu buryo karemano, umupapa, ariko umupapa ufite umugore n'abana babiri. Yego. Hanyuma kandi nanone nkaba ndi umugabo mu buryo bwo guhamya Kristo. Guhamya Kristo. Kristo wadupfiriye ku musaraba. Yego. Kubw'ibyaha byacu. Uko nibwo ndi umugabo mu buryo bwa kabiri. Yego. Rero n'uwo nguwo Silas, kandi ndi umuvugabutumwa. Ariho muri kumva ngo Mwarimu Silas. Yego. Ndi evangelist. Mubwiriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza. Bwa Yesu Kristo. Mu Rwanda gusa. Ahantu hose kubwo Kristo aduhamagaye. N'ahangaha bari ni ku isi yose. Yego. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana ize kutuyobora mu kiganiro. Uwiteka Imana ishobora byose, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugira neza. Turakwingize ngo imbaraga zawe zikomeye n'ubutware n'ubushobozi bwawe Mwami biganze bitegeke bigaragare, uhereye uyu munsi, uhereye aka kanya, uhereye umunota. Izina ryawe niryubahwe kandi ubuntu bwawe n'icyo cyawe Mwami bize kutuba tuzenguruka. Bana rero na Mwarimu Silas, bana n'ikiganiro uzacyumva wese, uzakireba mu mugisha wawe kandi imbabazi zawe zitwuzure mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwarimu Silas ataraza mu barokore yarindi. Urakoze cyane. Mwarimu Silas ataraza mu barokore, navukiye mu muryango w'abagatolika, abemera Imana rwose muri Kiliziya Gatolika. Yari ndumva ngo ni Kiliziya Gatolika ntagatifu, ikomoka ku ntumwa Kiliziya imwe, ukwemera kumwe, Nyagasani umwe, Imana imwe, ni nayo mubyeyi Nyagasani Yesu
yaratwigaruriye aduha umutima umwe w'abana b'Imana. Amen. Amen. Ubu niwe rero uvukiye mu muryango, kandi ababyeyi banjye bari babirimo neza rwose, bari abakristo gatolika nyine nk'uko mbibabwiye, hanyuma bampesheje n'andi masakaramentu kiliziya igira. Yego. Muri amwe mu masakaramentu kiliziya igira yo kubatizwa, yo gukomezwa. Wabatijwe uri umwana? Bambatije ndi umwana, bambatirishije ndi umwana, kuko niyo mahame ya kiliziya. Cyane mwarimo komera kabisa. Bambatirishije ndi umwana. Rero urumva ko nagize ayo mahirwe yo kuvukira muri uwo muryango. Uhabwa isakaramentu yo gukomezwa. Nahawe amasakaramentu, isakaramentu rya batisimo rikomeza, ngira isakaramentu ryo gukomezwa. Wajya ku isakaramentu bwa Eucharistia. Eucharistia gukomezwa birakurikirana. Rero urumva ni amateka atari magufiya. Nk'urwo rugendo rwose hari ibyo maze gukura nyuma y'uko mbatijwe nyine, hari icyiciro kingeramo nyine ukiyigira wigira Eucharistia. Uko ujya kuyigira ngayigira ubwawe. Urumva batisimu ya mbere yo kubatizwa uri umwana mutoya ni ababyeyi. Yego. Biga bagamije kugira ngo baguhe iryo sakaramento bagukuzeho icyaha cy'inkomoko. Wewe gukura icyaha cy'inkomoko cyakarande mu kintu cya Adamura areka. Urumva iyo umaze kumenya ubwenge nibwo utangira kwigira Eucharistia. Yego. Kugira ngo nawe kuko wabatijwe uri umwana. Nabatijwe ndi umwana. Urumva rero urwo ni urugendo rukomeye. Maze guhabwa Eucharistia, maze kugenda nsobanukirwa, niga za gatigisimu, nibwo nanone nashyitse ku sakramentu n'ibyaye n'ibyo gukomezwa. Yego. Gukomezwa kugira ngo ube umwe mu wogeza ubutumwa bwiza. Yego. Wogeza ubutumwa niho byo bita gukomezwa, ugahabwa imbaraga za Roho Mutagatifu. Noneho ugahamya Yezu mu buryo bwagutse. Ariko nyine bumva muri urwo rugendo rwose, niyo ndumva narabyize imyaka 4 kwiga. Twebwe aho navukiye bagitaga mu kwiga Ikibeho. Cyari Kibeho. Cyari Kibeho. Ni wacu niko byitwa. Ngo kwiga mu Kibeho. Yego. Ni nkuko ubungubu mu bapantekote bava mu kwiga igice. Yego. Twakuze Kibeho. Ramba rero urwo rugendo rwose ntekereza wambashije ikibazo mbere kivuga ngo urugendo rwanjye rwo kugira ngo mve nkuko n'iyo kiliziya ngire mu barokore. Byagenze uti? Byagenze bite? Ndashaka kuvuga uburyo ki nabayeho mu bwo buryo bwa Gatolike. Ushobora gutekereza uti ko nagiye mu barokore ni iki nari nanze, ni iki ubundi iki nahinduye. Yego. Ibyo naragukubaza. Ahubwo muri iyo mirimo yose umaze kwiga Ikibeho imyaka 4, hanyuma waje guhabwa isakaramentu rya Eucharistia, ari indi mirimo waba warakoze muri kiliziya? Nabaye muskoti. Nabaye no mu muryango w'abasaveri. Byose rero nanjye nabaye muskoti mwana. Nimwe mu miryango yo muri wawe izina totemi. Nari ntarahabwa izina. Urahabwa totemi. Nayibaye n'igihe kinini. Ariko iyo mirimo yose nayibaye niyo. Jewe nitwaga Hippopotamus sympathique. Iyo babaye Hippopotamus sympathique. Yejo bampaye. Urumva rero mu by'ukuri n'ubwo buzima bwo muri kiliziya no kuba muri iyo miryango itandukanye nabayemo mbishishikariye. Ngiriyo nari mbishishikariye, mbikunda. Ntabwo wabaye muri ejo? Muri ejo ntabwo nabayeho. Gusa nabaye umuririmbyi. Nabaye umuririmbyi muri korali.
wari ukomeye nabaye umuririmbyi muri korali nabwo nabibayemo igihe gito kitari kinini ariko nabayewe rwose kandi nabyo nari mbikunze ariko mw'urwo rugendo rwose kubera yuko nyine kumaze kuba umugabo nagiye nyine murikirwa n'umucyo w'Imana wowe turashaka ntarashaka nari ndi umusore nabyumve neza byose nabibayemo nkiri umusore yego ariko nanone mw'urwo rugendo rwose rwo kuba muri Gatolike hari ibyo nagiye mbonamo nyuma ko ntari ndi mu mucyo ntabwo nari ndi mu mucyo bitewe n'uko hari igihe twajyaga mu misa ubundi twarobanuraga bitewe na padiri wigishije kavuga ati umupadiri mwende bwumve misa ye izo misa ze kenshi uwo mupadiri nakundaga bavuga uzirimo izo nakundaga kumva izindi zo hajya ubwo baratangazaga ati padiri runaka n'uzatwigisha akenshi bwabaga muzi padiri uzigisha ko mwaga muri n'abaririmbyi padiri wigisha mu misa ya mbere kabuzi na padiri wigisha mu misa ya mwaga muri n'abaririmbyi bamugane baga mubizi kuko byaga bafite affichage igihe nyine nk'urubyiruko misa ya kabiri kenshi yabaga ari urubyiruko misa ya kabiri yabaga ari urubyiruko y'abakecuru n'abasaza n'abandi babihisemo gutyo kubera umwanya muto ya kabiri kabiri urubyiruko n'abanyeshuri b'amasegonderi biga hafi yego rero naje kugira umugisha wo gukunda hari umupadiri begize kutuzanira abenshi baramuzi padiri Baridi Rugirangoga umwe witabye Imana igihe bayobora burya yaratuyoboye igihe kinini aho ngaho wasengera mushaka muri za Rusizi mu karere ka Rusizi harimo kavuga ya diocese ya Cyangugu hako n'ubundi Cyangugu yego padiri Baridi Rugirangoga n'icyo gihe yaje ndi mu gihe cyo kwigira isakaramento ryo gukomezwa niyo gukomeje n'icyo gihe cyo kwigira isakaramento ryo gukomezwa kwari turi yahaje mu by'ukuri Kiliziya Gatolika yahariya imushaka kenshi wabonaga rwose huzuye ibintu by'imbaraga mbi z'imyuka mibi n'icyo gihe hari ubuyobe bwinshi bugeze gutise muri Kiliziya barahanuraga se ntabwo bahanuraga ahubwo barasengaga ariko bavanga cyane bavanga n'indi ari imyizerere ipfuye mu buryo bwo muri Kiliziya ntabwo nazi ko byaba ko abantu basenga ariko mu by'ukuri ukabona ntabwo bivuye ku mutima bava gusenga bakagenda gukorera izindi mana zitari imana nyakuri nicyo nshatse kuvuga nk'ubuyobe kuvanga ese ubundi abantu benshi nshaka ko ahantu hose ko babikora hari ahantu hose ko babikora rero yahaye akava gusenga akajya kuraguza nibyo ushatse kuvuga yava gusenga akajya guterekera rwose nanone urubyiruko narwo rukajya gusenga rufite indi myizerere yindi nkajya gusenga nanjye byambayeho nkajya gusenga mfite abakobwa turi buhurireyo nyuma ya misa ariko tugiye kujya mu nzira zindi zitari nziza mu nzira zindi zitari nziza mukava gusenga ariko wabwiye umukobwa ati uyu munsi turiga misa ya kabiri yego uyu munsi duhure mu Kiliziya nyuma ya misa ukajya no gutura ufite imfunguzo ahangaha imfunguzo kugira ngo bazirebe ariko urumva rero ni urugendo rutoroshye ariko ubuhamya ni burebure reka ngerageze kugenda mbuhinamo ariko intego tugeraho tuza kurasa ku ntego abantu bumva icyo dushatse kuvuga n'inyigisho imwe yego mw'urwo rugendo padiri Baridi Rugirangoga nyakwigendera akimara gushyika hariya muri diocese ya Cyangugu muri paruwasi ya Mushaka yahakoze iyogezabutumwa rikomeye cyane uburyo byagiye rikamurikira n'urubyiruko urumva yahaje mu gihe gikomeye ni mu gihe cy'amateka u Rwanda igihugu cyacu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 rero imiryango imwe wasangaga hari abantu batabanye neza abandi batinyana muri gereza hari abantu bafite abagabo bafunze
none bigatuma atinya abandi rimwe no kugera mu kiliziya bikaba ikibazo wanajyamo ukabona wenda abantu bakureba nabi kandi batakureba nabi ahubwo ukabyikekamo ugasanga rero harimo kwikekana, ugasanga umwe nasuhuza undi akamutinya, ugasanga urubyiruko rurigana mu Kibeho ruri kwiga iyobokamana, ruri kwiga ariko za katisimu barebana ukabona ntago harimo kubohoka, abantu baratinyana. Rero icyo gihe padiri barigira ngo nyakwigendera ikimara gushyika muri kiliziya aho ngaho mwiyogeza butumwa yarajemo, yahise ko ahaga kuba padiri mukuru, baragutegura kumugira umucyujyango, umurinzi w'igihango yabayeho nyuma, umurinzi w'igihango yabayeho nyuma bamugize umurinzi w'igihango nyuma, igihugu cyamugizeho cyane rwose. Hanyuma akimara kuhagera rero yaratwigishije ku buryo ariho haje, niho nge nabyumviye bwa mbere cyo bita sinode gacaca nkirisitu. Sinode gacaca nkirisitu niko yabyize. Hari n'igihe habaye igihe cya gacaca mu Rwanda mu gihugu muri rusange, ariko muri kiliziya by'umwihariko yahazanye hari udutabo twitwa sinode gacaca ariko nkirisitu, niko yakise niwe kanditsemo ku gatabo ka sinode gacaca nkirisitu. uramugabo yari umuhanga. Agatabo kaboneka, iyo sinode gacaca nkirisitu gashobora kuboneka n'ubu gashobora kuboneka, tajya kuri Google turebe twakabona. Rero ako gatabo ka sinode gacaca nkirisitu, gacaca yarayizanye no muri kiliziya, abantu kugira ngo habeho ubumwe, abantu bajye muri gacaca babwizanye ukuri, babwizanye ukuri, bagira ubumwe muri kiliziya, kuko ubundi niyo gahunda y'Imana mu buryo bwiyogeza butumwa bwiza. Icyo gihe gatabo ka sinode gacaca nkirisitu bakarwigishije mu Kibeho, twigaga tukiga tukagezaho se uramutse bimeze gutya, hari umuntu wakubaniye nabi, hari umuntu wakwiciye umubyeyi, hari umuntu wakwiciye abavandimwe, nkatangira kutuzanamo ibyo bintu, mubavugaho iki, ese mubanyute, icyo gihe akabaganiriza. Kandi icyo gihe urumva ko twari abana bakiri batoya, akatuganiriza mubanyute mu rugo, ese mwumva bavuga iki mu rugo. Yazaga no muri Kibeho kubigisha. Akenshi yadutumiraga kuri paruwase, akadukora urubyiruko rwose yantuza. Ariko nanone ako gatabo ka sinode nako hari abakategiste bigisha Kibeho, baramaze kukiga neza, nanone bakaza bakaduha kwizo nyigisho, ariko we akabitumira, ariko barahuguwe n'abapadiri bari. Izo nyigisho rero zaradufashije cyane, zituma tuba abagabo nyabagabo. Kandi icyo gihe nagize amahirwe, kuko iyo twamaraga kwiga tugize mu gihe tuyitegura guhabwa ibyo sakaramento byo gukomezwa, habayeho igihe, n'icyo gihe yagize uruhare mu kubaza abo bana babaga kugira ngo batsindire, kugira ngo bazakomezwe. Habaga iyo wakinanirwaga warasibiraga. Ngewe rero nagize kubazwa nawe, hari n'abandi bafatanya nawe, ariko niwe wambajije. Yarambajije, abantu baratinyaga kumwegera kugira ngo kuko ibibazo byinshi bikomeye, ariyo kubaza ibibazo bikomeye, birumvikana kugira ngo abanze yumve ko inyigisho yakugezemo, kuko undi wo ku ruhande we yanakubera mugateshize binakorera ati komeza pasi yakugira imbabazi. Rero yarambajije, ambaza ibibazo, ngira umugisha ndabitsinda, icyo gihe ndapasinga. Noneho akandi gashya kambayeho ntazareka kumwibukiraho, nuko nagize n'umugisha wo kuba isakaramento ryo gukomezwa, ubundi ritangwa na Musenyeri. Isakaramento ritangwa na Musenyeri, ariko icyo gihe twebwe yahawe ububasha na Musenyeri kugira ngo abahagararire Musenyeri icyo gihe, kuko Musenyeri ntiyari yabonetse, kuko mwari mukundaga cyane. Yamuhaye ububasha, abari uduha isakaramento ryo gukomeza, araza kugora ugahanga, agusiga amavuta rwose, ikimenyetso cy'umusaraba. Rero hari duhaye kandi kumva tuguwe neza. Rero muri icyo gihe cyose, aho inyungu nakuye mu ibyo bihe byose, tuziranyemo na Padiri Ubardi kugira ngo
nyakwigendera. Nuko mw'icyo gihe mw'ibyo iyogezabutumwa yakoze muri diocese ya Cyangugu, nuko yari afite impano z'Imana. Misa ziwe akenshi ntabwo nazisibaga, habaga harimo gukora ibitangaza. Imana yamukoreshaga ibitangaza byinshi. Hari byinshi rero bye nagiye mbona ibitangaza Imana yagiye imukoresha. Ibyo byose byatumaga abantu bamukunda cyane, bw'izo mpano z'Imana zamukoreragamo. N'ibyo bitangaza Imana yagendaga imukoresha, nuko yakizaga indwara nyinshi zitandukanye. Abari mu tugare bagahaguruka, abarwayi ba sida bagakira. Ni byinshi mu ngeri zitandukanye Imana yagiye imukoreshamo, bigatuma rero nkomeza kumva nguwe neza kandi nkunda Imana. Rero misa yasomaga yabaga irimo imbaraga, kuko icyo gihe nigize mvuga ngo harimo ubuyobe bwinshi muri Kiliziya Gatolika mw'icyo gihe. Aho ngaho mw'icyo gice, nuko akenshi muri misa ze mu gihe ari kuri alitari ari kwigisha, nuko abantu donc habaga haje nk'abantu bafite n'uburozi mu Kiliziya. Icyo gihe yagiye agerageza babwira ati ibyo bintu murimo ni ibiki, kati mu bijugunye mu bijyane hanze. Byinshi rero yagiye ajya no mu ngo z'abantu, yajya mu ngo z'abantu agasohoramo ibiroza akabitwika. Yajyaga mu ngo mu ngo yajyagayo. Iyogezabutumwa rye ryarambukaga rikava kuri alitari mu Kiliziya rikajya no mu ngo, mu masantere atandukanye, mu miryango remezo itandukanye, akinjiramo. Iryo niryo iyogezabutumwa rinakenewe n'iki gihe, abantu bakatinyuka bakamenya Imana. Icyo nicyo dukeneye n'iki gihe. Kubona padiri umeze kabisa rwose. Imana irashobora byose. Ukubona tuzatubone padiri umeze nk'uwo. Simbizi kabisa, simbizi, ariko hanyuma wenda Silas, ibyo byose wabibayemo ubundi byiza. Hanyuma wakubaza ngo waje guhamagarwa ute kugira ngo ibyo bihe nk'ibyo byose ubisige ujye kuba mu barokore? Yego, urakoze cyane. N'urwo rugendo rwose rwo kuba muri Kiliziya kandi mbikunze, naje kugira urumva ko nari ndi Rusizi, ariko nkaba ndumwe mu bantu bakundaga agacupa cyane, kundaga inzoga cyane. Hanyuma none nyuma yo kunywa inzoga, twari dufite n'ikintu nakwita ikigare cy'abasore. Abasore banyumva, urubyiruko runyumva rugendera mu kigare, ndarusuhuje. Ariko nengira ngo ntambutse n'ubutumwa naho urubyiruko, kugira ngo abantu bari mu izo nzira z'umwijima babashe no kuba bazivamo, bagarukira Imana, baziveho. Birashoboka ko uri muri Kiliziya Gatolika ntacyo dupfa nayo, ariko birashoboka ko urimo ariko unavanga, uri kunyuranya n'umugambi w'Imana. N'icyo gihe cyose ushobora kuba n'umarokore barimo. Ushoka tuvuge muri gusenga muri rusange, tibakira wenda Gatolika. Ushobora kuba uri mu barokore, ushobora kuba uri mu Gatolika, ushobora kuba muri ADPR, ushobora kuba muri Zayoni, ushobora kuba muri Living Word, ushobora kuba ama churches yose, ahantu hose ubarizwa. Ushobora kuba muri kwemera kwawe, Assemble, ushobora kuba mu kwemera kwawe ahantu uri kwemerera uyu munsi. Ukaba uri mu izo nzira, waba uri urubyiruko byihariye cyangwa se uri n'umuntu ukuze, ukaba uri ukibivanga ubeshya, nyamara barebera inyuma bakabona uko ni byiza, ariko imbere nawe urabizi ko ubeshya. Ibyo ngibyo nubireke kuko ntacyo byakumarira. Rero mw'icyo gihe cyose nabaye muri Kiliziya, navuga ko nari ndi mu nzira. Impamvu mvuga ko nari ndi mu nzira z'umwijima ni ibikorwa byandangaga bitari byiza. Nibyo bituma mvuga ngo nari ndi mu buyobe. Ariko nyuma yo kuba mu buyobe, naje guterwa navuga ni inzira z'Imana zabayeho kugira ngo nikure mw'icyo kigare. Bari turi mu kigare cy'abasore babiri byari inshuti zanjye, bamwe ari n'abafamiliye, ariko twagiraga ikigare cy'uko aho kugira ngo dutegure Noheli neza mu buryo bwo guhimbaza Imana, kugira ngo Yezu avukire mu mitima yacu, ahubwo twebwe twateguraga Noheli yo kunywa inzoga, Noheli y'urugomo mu buryo butandukanye. Ugasanga rero ibyo bintu byose byatumaga
bitambohora mu mutima wanjye. Yeah. Ariko sinuko nari mbikunze ahubwo nabibagamo kubera icyo kigare cy'abo bantu twabaga turi kumwe. Bikaba ariyo mpamvu usanga urubyiruko rwo muri iyi minsi usanga wohereje umwana ku ishuri akajya mu kigare, agiye ari muzima agataha nk'urumogi. Yes. Noneho rero igihe kimwe kugira ngo ngere ubundi mu mujyi, ndi kubarizwa mu mujyi wa Kigali, niho mbarizwa uyu munsi niho ntuye. Ariko kugira ngo nze mu mujyi wa Kigali nuko icyo gihe mu migambi yacu twari dufite mu icyo kigare cya Noheli, nuko hageze igihe bucya Noheli iri bubi ku itariki 24 tukitegura bucya ari Noheli. Yego. Nterwa nuko n'icyo gihe cy'ikigare hari kondisiyo twagiraga za buri mwaka. Twagiraga mo kondisiyo ebyiri kuri Pasika no kuri Noheli. Tugahura tugasangirira ahantu hamwe kuko twagiraga n'urugomo. Kuko nk'imwo mwaka twabaga dufite ingengo y'imari twabaga twateguye. Yego. Ariko nza kugira ikibazo muri icyo gihe cyo gusoza umwaka. Ariko biramvuna mu mutima. Hari umugabane ntari rujuje kugira ngo nyendane nari cyo. Umugabane wo kuki? Umugabane w'amafaranga yo kujya kunywera, kujya kugura imyambaro. Mbese no kuvuga ngo mwabaga mufite ingengo y'imari mwateguye. Twateguye. Ariko umwe mu banyamuryango nabo bantu batatu ngi sinari rujuje ibisabwa. None rujuje ibisabwa numva mfite ipfunwe rikomeye. Bimbera ikibazo mu mutima. Nyuma yo kumbera ikibazo mu mutima, numvishe muri nge mu mitekerereze haje mati genda i Kigali. Hari umufamiliye wa mama wanjye umbyara w'i Kigali, gendayo ntago urahushyikira, ntago urabakwakira. Icyo gihe hari umuntu wabaga i Kigali wari waje ndamwegera ugati ntago wanjyana i Kigali, sanga azagenda ejo kuri Noheli, bukeye bwa Noheli nyine. Hari ku itariki 24 ubwo nari kuya ya Noheli n'ubundi ari mwakoragaho urugomo. Uburaki nateguye urugendo gutyo. Are dugucya tugize tungenda Kigali. Ngeze Kigali koko kikira muri wa mufamiliye, baranyakira nzi Kigali gutyo. Ubwo se ntabwo wakomeje kujya gusengera kuri kiliziya ya hafi wari utuye? Urakoze cyane. Nakomeje gusengera kuri kiliziya aha ya Ndera. Ndera niho mbondeho no kubivuga tari babizi ko ari Ndera mu karere ka Gasabo. Nakomeje muri kiliziya kandi nakomeje no kunywa inzoga, ariko noneho narazigabanyije kuko rwa rugomo rwaje rurangira. Kuko nageze ariko nanone aho ngaho nkajyana nakora ubucuruzi bwazo. Nzikorera ngiye ubwanjye. Uzikora ukora za nzindi z'inkorano? Rwari urwagwa rwiza rwa bitoki. Intoki z'igihadi haba ku rutoki rwinshi, ukarugenga rwanda rugishyushye cyane. Baringaga inzoga, bari bafite urutoki rwinshi. Bituma noneho ninjira mu ubwo buryo, nongera nari impunzi inzoga naho nza nzisanga aho zengerwa. Naho nanjye cyakora narazigabanyije mu kuzinywa. Noneho ariko ninjira no mu bucuruzi bwazo. Ninjiye mu bucuruzi bwazo nkajya ndangura n'ibitoki, nkabikoramo ubucuruzi. Urumva rero n'urugendo. Hanyuma uza kuvamo gute aho hantu hose? Naje kuvamo rero nyirizina, uburyo naje kuva mu ibyo byose. Mu mugambi wanjye naravuze ngo ibi ngibi noneho ngiye kubireka, kuko mu icyo gihe nanywaga n'inzoga, ni naragabanyije gusenga no muri kiliziya nta kintu. Utajyana n'amasakaramentu kabisa, tajya guhazwa imbaraga zo kujyayo. Noneho numva mfashe icyemezo, ndavuga ati ngiye noneho kwisubiraho, njya muri kiliziya mu misa, ngiye gusubira muri korali, ngiye no kugerageza kuko nari mfite umugambi wo kuba umuhereza kwa padiri. Byose ntangira mbitegura mu mugambi wanjye. Nabati byose ngiye kubikora nibura nkomeze ndire mu miryango ya kiliziya Gatolika, kugira ngo bimfashe kutakomeza kuyobera mu bintu by'ibishuko byinshi. Ariko mu mugambi wanjye ni koko narabiteguye ndetse ndavuga ati inzoga ngiye no kuzireka, nzajya nzenga ariko sinzinywe, ariko nkabivuga nkiri no muri kiliziya. Rero hari ahantu hari urusengero rumwe
kwitaga ngo abatagira umupaka niko narwumvaga. Bayibaga n'umupasiteri mu reverend yitwa Mukama, yaje kuba n'umushumba wanjye, namusuhuje mu izina rya Yesu. Mukama turagushuje, Mukama ni inshuti yanjye, umupasiteri mwiza cyane. Turamusuhuje, twarahuraga niviriye mu isoko ry'ahitwa ku Murindi, akadutumira. Hari ukuntu abarokore bagira ibintu byiza, bakatumira abantu batazadusura, ngo muzadusura. Hari n'abakristo be bantumiraga, nkumva baciye amazi kuko numvaga ari ubuyobe barimo. Pasiteri yagutumiye, yantumira nkumva rwose, nkumva kiliziya yanjye uko natojwe muri kiliziya ni kirazira kujya mu n'ayo madini y'inzaduka. Bayitaga na kara madini y'inzaduka. Kirazira rero kuyajyamo, ni abanyobye, ndetse rimwe na rimwe kiliziya yabimenyeka bagufungira n'amasakamento. Baragufungiraga rwose, babimenya bakaba bagufungira baragufungiraga. Urumva rero mw'icyo gihe cyose hari igihe kimwe, hari umunsi umwe mu bihe byinshi bantumiraga, nashyikaga n'imbere amaze kugenda nkanamutuka rwose, nkumva ntacyo ari kumbwira, nkumva yabuze imirimo akora. Pasiteri ntareba ko ari umugabo yubashye, igikwerere ko batiramuntu akora koko umusazi, ntamuseka pe, umuntu w'umurwayi. hanyuma igihe kimwe rero uburyo nakijijwe, navuye kuko iyo twavuga mu isoko twanyuraga kuri urwo rusengero. Yego, nahanyuze bari kuririmba, ari korali iri kuririmba indirimbo z'amakorasi. Hari umwe ubayoboye mu kuririmba indirimbo atera ikorasi, aririmba ngo nzayitambira mu kinimba, mu gisimba n'igishakamba, yo yangiriye neza. Haleluya, haleluya. Yari baririmbaga iyo korasi yaterwaga n'umukobwa umwe. Numva mu mutima wanjye hahandi numvaga ntari gushyikira kuzajya kubabera umushyitsi nk'uko bantumiraga. Kandi uwo munsi yari ku munsi rwose numvaga ndi gusatira. Hari hasigaye icyumweru kimwe mu mugambi wanjye yo kujya gusubira mu kiliziya. Yego, noneho yari ku cyumweru icyo gihe natambutse bari kuririmba. Ku kindi cyumweru ninagambiriye kuzajya nzindukira mu misa, numva ari wo mugambi wanjye. Noneho mw'icyo gihe uhereye uwo mwanya numvishe iyo korasi, numvishe mu mutima wanjye ntangiye gutekereza rwa rusengero, ahantu ariko hazajya kuhabera umushyitsi. Ngo ryajwi rivugiye muri wa mukobwa ry'iyo korasi ryarandeheje mu mutima, numva sinzi kumbyese mu mutima wanjye bimera. Hanyuma bigeze ku cyumweru n'ubundi wa mugambi wanjye sinawuretseho kujya mu kiliziya. Niteguye mu gitondo batingiye mu kiliziya. Ngiye mu kiliziya, aho kujya ku kiliziya kwabaga ari kuzamukaho gatoya, ugahita kunacyamika kugira ngo ugere kuri kiliziya. Noneho aho kugira ngo nzamuke njya kuri ya kiliziya, ahubwo manuka njya kuri rwa rusengero. Hahandi numvishe ya korasi, numvishe nanjye sinzi uburyo nagezeyo. Wibonye wicaye mu rusengero, umutima wise kuhindura imitekerereze yanjye. Imana yayihinduye mu ubwo buryo, bimerwa ibibaye. Njya rero kuba umushyitsi mw'iryo torero. Yego, ngezeyo numvishe nguwe neza. Amen. Numvishe nguwe neza mu buryo ntegeze mbona mu ijambo ry'Imana yanjye, sinigeze mbibona. Uwo munezero nagize baririmba, noneho umunezero nagize kurushaho uburyo Imana, ubwo ngeze mu buryo Imana yampaye ako gakizi, uburyo Imana yampamagaye. Tumaze nuze umuhango wa iyo service irangiye y'iteraniro, nuko bamaze gusoza iteraniro, umushumba w'iryo torero yaraje ajya mu bakristo arabasuhuza muri rusange, arabahobera. Njyangezeho arampobera, ibintu ntegeze mbona. Padiri nyagatumaranye atarampobera, tumaranye na padiri, numvaga rwose arampobera. Mpobeye numvishe noneho wa munezero wiyongereye kurushaho. Yego, ndeba kuntu aparitse, icyo gihe afite n'imodoka, aparitse imodoka hanze, ari umunyacyubahiro. Navuga ati ntaho ndabibona. Yego. Hanyuma rero icyo gihe biza kugenda gute? Icyo gihe iteraniro ryarashoje, umushumba arangije iteraniro, arasuhuza abakristo, arabahobera. Nawe araguhobera, nanjye arampobera. Numva n'ubundi bwiza mbonye ntari isanzwe nzi. Twari tumenyereye ko
padiri ava kuri aritari nta muntu asuhuje, nta muntu asoza agenda, ababwira gusa ngo mujyana amahoro ya Kristo, ariko kuyambirana ntabwo byari biriho. rero ikintu cyamfashije gikomeye kubona umushumba bigaragara ko ari umunyacyubahiro birumvikana, aje agasuhuza umuntu nkanjye uciye bugufi, mbona ntari ngakwiye gusuzwa nawe bitewe nuko nari menyereye. Rero muri bimwe byese kubimkurura numvishe urukundo rw'Imana rusanga mu mutima wanjye, numva nguwe neza, ndataha mu rugo nk'uko bisanzwe, ariko umugambi wanjye wo gukomeza gahunda yo kujya aho mu idini ryanjye gatolike numva ndawukomeje cyane. Numva wa mugambi nkomeje gushaka Imana njya muri gatolike, ariko buri cyumweru cyagera wa mugambi wanjye ugahinduka, ngakomerezaho hahandi njya nkomeza ndi umushyitsi njya kuba bebe. Hanyuma rero ukomeza kuba umushyitsi, nkomeza kuba umushyitsi, nteranye hafi ibyumweru 4 ukwezi kuri kurengaho, umushumba akomeza kunyegera, nawe akwegereza, aranyegera nganiriza bisanzwe, atamata kwa kuri avuga ngo mwinukizwe yakomeje kunjyana gakeya mu rukundo rw'Imana, ngenda mbona itandukaniro, ngenda mbona itandukaniro, bakomeza kunyerera imbuto bavuga ko abantu banyere ku rukundo kubitandukanye naho menyereye. Aba bantu noneho icyantangazaga ubundi nkabona ari kumbwira bajya mu nama y'itorero muri rusange, nkabona arambwira ngo ino nawe nta kibazo, hajyayo anyegereza korari, korari urabona atari nziza, ati ni nziza, ati nta kibazo, jya nabo babera umushyitsi muri korari, mu masengesho cyangwa muri repetition, mu masengesho muri repetition, mbese baranyiyegereza mu rukundo, bari bafite urukundo ntarabatizwa, kandi ubundi mu mahame yabo ko nagiye mbimenya nuko ubundi bitaba byemewe, ariko muri icyo gihe cyanjye rwose ntabwo bankumiraga, nabonaga bamfata neza mu buryo bwiza binyuze mu rukundo rw'Imana cyane. Nyuma y'igihe nibwo yatangiye kumbwira ati ariko ati bimeze biti, wakwigisha ko nzi ko ngo wabatijwe ku gahanga waje tukakubatiza, amyumvise ambwira ngo kukumbatiza, numva ngize ubwoba, ndavuga ati reka uramenye njye barambatirishije, narabatijwe, rero ntabwo nabatizwa bwa kabiri, nabatiza bwa kabiri ushingiye ku numva ni ibintu bitari ibyanjye, ndanabyanga, narabyanze, ndabati ngewe mfite kwemera, mfite kwizera, barambatije papa na mama, barambatije, mfite n'akomezwa n'abambye muri batisimu, mfite pare, rero uyu mubatizo ndawemera, ariko ajyana mu ijambo ry'Imana, atangiye asaba ati yarega ntabyo wambwira bindi, ntabwo mpakana ibyo rwose ubinzanamo, nawe arankundira, arambwira ati nta kibazo, ndetse areka kumbwiriza iby'umubatizo, ahita akarabireka. Nyuma akomeza ntumira mu nama zabaye ku itorero, simpezwe kandi ntujuje ibisabwa pe, mu byagaragara ntabwo ari nujuje ibisabwa, ariko icyantangazaga cyane nuko yagiraga inama ya komite y'itorero, akaguhamagara akanyemerera tukajya tukarana mu masengesho y'iyo nama ya komite yaguye y'itorero, muri babandi baba barobanuye mu bandi kugira ngo bahagararire itorero. Urumva rero urwo rugendo ntarabatizwa, urwo rukundo yagiye anyereka, hatambutse ibyiciro bishyika kuri 3 bibatizwa, abyigisha ngewe ntabyemera. Rero uburyo ki byangendekeye kugira ngo nemere umubatizo wo mu mazi menshi, wa wundi uvugwa muri Bibiliya nyawo Yesu yabatijwe, nuko ni Mwuka Wera w'Imana ubwe niwe wansanze. Mu buryo yansanzemo, yaje mu kimenyetso cy'umuriro, ndashya mu nyama imbere, mu mutima imbere, numva mbuza amahoro, numva mbuza umutekano muri nge, numva ndi guhatirwa mu mutima kwegera wa mushumbaga wambwiraga byaya bagamba, ninjye wagiye kumwinginga, ninjye wamwinginze, ndamwinginga nta n'abantu
afite biyemeje kwigira umubatizo. Nta bantu yari afite biyemeje kwigira umubatizo. Yego. Wari njyenyine wari ubyiyemeje. Arahanga ati rero uri wenyine igihe nzajya mbonera umwanya nzajya nkwigisha. Ariko ntabwo yari akinyinginga. Ni njye wari uri kumwinginga. Rero nkimara kwemera nganira nawe ko mbyemeye wa muriro wantwikaga wese kuhagarara ku kanya. Wese kuhagarara nkimara kwemera kandi nemeranye ubushake. Yego. Numva mfite ishyaka. Anyigisha no mu gihe kirekire kurenza abo yigishije bandi. Ibyo biga amezi 3 wowe biza nk'amezi 6. Ngiye nize mu mezi 7-8. Abandi barigaga nuze n'ukwezi yaramubatizaga. Ariko ngiye nategereje icyo gihe cyose ariko nkimara kwemera nakiriye ubuntu bw'Imana. Nakiriye gukomera kw'Imana. Nakiriye imbaraga z'Imana. Ku buryo nabandi baje bansanga maze nk'amezi 5 ninjye wabigishaga ibyo banyigishije mu gihe atabonetse. Nkabasubiriramo ibyo banyigishije. N'icyo gihe cyose rero numvishe rya torero ngiyemo nkimara kwemera no kubatizwa. Numvishe nakiriye kubohoka. Numvishe nakiriye urukundo rusaga rw'Imana. Numvishe nakiriye imbabazi z'Imana. Mbohoka mu buryo butari busanzwe. Ntangira kumva umunezero. Yego. Ntangira kumva gukomera kw'Imana. Ntangira kumva ubwuzu muri bene data. Impuhwe z'Imana numva ziranyuzuye. Hanyuma wera tukiraho ngaho. Yego. Tugana no ku musozo. Ubonye uburyo bakwakiriyemo. Yego. Ndetse n'uburyo wabonaga ukora imirimo y'Imana kandi utanabatizwa. Wabihuza ute no uyu munsi aho ujya nko mu nsengero zimwe na zimwe ugasanga baheza abantu ngo ura muntu narabatizwa ngo ura muntu urwo rukundo nivuga utumwe ryo muri uyu munsi n'uburyo wakwegereza umuntu cyangwa se bakwegereje ubihuza ute n'ibyo nabikorwa muri iyi minsi? Uburyo nabihuzamo kandi ngira ngo nsabe n'abayobora amadini ndetse n'amatorero. Ubundi mbere na mbere ntekereza ko kubatizwa kuba baheza umuntu ntarabatizwa kugira ngo umuntu ajye kubatizwa ntago abatizwa kubw'imbaraga z'uwamubwiye cyane sicyo cyagakwiye kugenderwaho. Ahubwo bakabaye basenga. Yego. Rero ikintu cya mbere abayobozi bayobora amadini n'amatorero y'umuntu abagannye aje adakijijwe abyo bita kudakizwa cyane ko abayizanye. Rero y'Amana abayobozi mu nyumva y'Amana mubwiriza abantu. Iyo niyo Mana ifite n'ububasha bwo kujya mu mutima wa muntu ikaba yamuhindura. Rero mu gihe umubwiye nk'inshingano zawe birumvikana ukabona ntago arabyumva mutegereze kandi ukomeze kumwereka rwa rukundo rw'Imana kuko ntekereza ko ariyo gahunda y'Imana. Nukomeza kumwerera imbuto umwiyegereza nukomeza kumwerera imbuto umwiyegereza utamuhatira cyane ko agomba kuza akayoboka ya myemerere yawe mu buryo bwawe mu mbaraga zawe zo kumubwira ngo hinduka vuba gira vuba. Ntekereza ko nubwo mufite ubwo bumenyi bwo kuyobora ayo madini ntekereza ko mudafite imbaraga uretse imbaraga gusa zababamo zo kwera imbuto zikwiriye abihariye. Za mbuto zawe zikurimo nk'umuyobozi zigahindura wa muntu zikamufasha guhinduka zikamukura. Ariko nta bundi buryo wabona bubwiriza wa muntu. Rero icyakabaye nuko wamwegera mu rukundo rw'Imana kandi utamuhatiriza kuko wa mwuka wera niwe wonyine ushobora kugenda kongorera wa muntu mu mutima we ndetse yabyemeye Imana ikahita imuhindura. Abyemejwe n'Imana abikora neza. Ntekereza ko impamvu abantu nanone banagorana mu gakiza ari uko kenshi baba barabijyanywemo babihatiwe n'inshuti zabo cyangwa se ni wabo cyangwa bene wabo cyangwa se ngura toro rya dadi rya toro rya musaza wanjye rya toro rya mubyara wanjye akajya yakurikiye ibyo. Ibyo byose rero bishobora gutuma umuntu atirwara mu gakiza neza kubera yuko aba yarabigiyemo bitewe n'impamvu z'aba bantu b'inshuti b'umuryango akurikiye atarijemo kubera yuko ari imbaraga z'Imana zibimuhatiye. Iki kintu rero mu matorero mu madini mwakerekanye urukundo cyane cyane kari gahunda y'Imana. Yego. Urukundo. Tugana ku musozo. Yego.
niki waza kubwira abantu bakwigira muri iryo somo? Muri iryo somo icyo nababwira ni bya bindi bimwe mu byo navuze, nuko mukwiriye kujya musenga nyine kubw'abataramenya Yesu, hanyuma mu gihe musenga mugategereza n'impinduka y'amasengesho mwasenze. Umurimo wanyu wo kubwiriza, ubwo mvuze ku bigendanye n'abayobozi, ariko ndaje mvuge no ku bigendanye n'abandi batarakizwa, nabo hari icyo babikuramo, cyangwa n'abamaze gukizwa. Ku bigendanye n'abayobozi, inama natangaga nuko kandi mu nama ntanze ubwo mvugiye benshi, abayobozi b'amatorero, abayobozi bacu, icyo nabasaba mwe muzakumva mwese nuko mu gihe hagize ababagana mukwiye kubakirana rwa rukundo rw'Imana. Ko mwumvise ko nahindutse kubw'urukundo, umushumba naringanye yanyakiranye ubwuzu, ndetse n'abakristo ayoboye bagenda banyereka urukundo, bituma umucyo w'Imana umurikira. Rero ni umusanzu wanyu, ni bimwe mu byo mwakongera mu byo musanzwe mukora, ko mwakomeza kwegera babantu mu rukundo rw'Imana, noneho Umwuka Wera akaba ari ubemeza guhindukirira Imana, bakora ibigendanye n'ikijambo ry'Imana rivuga, bidaturutse ku mbaraga zanyu z'umubiri. Hanyuma n'abandi banyumva bakijijwe bamaze kugera mu rusengero, nabo bagakoze nk'uko rwa rukundo rw'Imana Imana idutoza, nuko mwakomeza urukundo rw'Imana rukongera muri mwe. Hanyuma n'abaje babagana bakabaye bene data nyine kugira ngo babe bene, nuko mwakomeza kugenda mwegera bene so babagannye, mubereka urukundo rw'Imana, muberera za mbuto zivugwa muri Bibiliya, ko Yesu yabwiye abigishwa be nta kindi bazamenyeraho, bazamenyera ku mbuto zanyu, ko muri abigishwa banjye b'ukuri. Rero mukomeze kwerera ababagana babasanze mu itorero, muberera imbuto zikwiriye abihariye. Rwa rukundo rw'Imana rukomeze kubagaragaraho. Ikindi kandi nanone ku bantu bumvishe iki kiganiro batarakizwa, rero mureke gukomeza kuruhanya n'umwuka w'Imana. Ndabizi ko Imana ibarimo, ahubwo muyumvire, bayumvire kuko baruhanya nayo, kuko iyo muruhanyije n'Imana, twebwe murabo twasigiye gakondo, iyo muruhanyije n'Imana nta nyungu ibirimo. Ariko wenda mwari tujya ku musozo, reka mubaze ikibazo. Dufite bene data baba hariya, siko biri, abati jewe ndamutse nanyweye inzoga sinanasinzira, cyangwa se ndamutse mvuye mu kabari ntabura inshuti. Abantu benshi twagenda banavuga bo burango jewe munakakijwe ngo ariko inzoga sinayereka, ko nyungo nyiretse ngo sinabona inshuti ngo nazibura. Nyuma yo kuva mu kigari cyo kunywa inzoga, na nyuma yo kuzicuruza ukabireka, uyu munsi iyo ukompaye ubwo buzima bwo kunywa inzoga n'ubuzima bwo kutanywa inzoga nyuma yo gukizwa, ubihuza ute? ubona inyungu ari iyihe? Ese wabisanzemo bimeze bite? Wabuze inshuti, warazibonye, hari icyo wagabonutseho, hari icyo wahombye, hari icyo wungutse, mu magambo nk'iminota itarenze 2. Urakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza kandi gishobora kugira umumaro ku babyitayeho. Nkimara gukizwa, mu kureka inzoga kwanjye, ngewe nkimara gukizwa n'ubusanzwe, yego ni ukuvuga ngo nkimara gukizwa n'ubundi mu by'ukuri ntabwo nagiye muri iryo torero ngiye gukizwa inzoga. Oya, mu by'ukuri ntabwo yari wo mugambi. Ahubwo n'ubundi nari ntangiye gufata uwo mugambi wo kuyoboka mu gutangira kujya gusenga mu kiliziya, ariho byampindukiranye ngashiduka nagiye mu barokore. Ariko wa mugambi wanjye wo kunywa inzoga n'ubundi mu busanzwe narawugabanyije, ariko ntarazivuyeho. Nyuma rero twavuga nimara gukizwa uyu munsi bakira Roho Mutagatifu w'Imana cyangwa Mwuka Wera w'Imana akwemeza kuzireka burundu. Yanyemeje kuzireka
kandi numvise kuzireka kwanjye zizinutswe, ndetse iyo nazumvaga hari ikintu cyambayeho gikomeye, ikimenyetso cyambereye ko kuzireka naziretse. Mu by'ukuri aho muri famiye bari bakizenga, rero basigaye bancunga barebe ko nzimwe. Ko kugerageza byamberaga n'ikigeragezo ko bambwiraga ngo genda uzivunure ziriya nzoga uzinshyirire mu majerekani. Nkumva ni ikintu gikomeye, ariko nkareba no gusuzugura ababyeyi nanone, nkabona nabandi kwishyira mu kaga, ukazivunura. Nazigendaga nkazivunura, ariko sinegeze nzisomaho. Numvaga narazinutswe, umutima wanjye wari warazinutswe. Cyari igeragezo kugerageza barebe ko nzimwe, ariko nahise ko nzireka. Ahubwo aho nzumvise numvaga zinukira. N'uyu munsi niko bimeze, numva zimbangamira mu buryo bukomeye. Rero mu kureka inzoga kwanjye, Imana niyo yampaye ubwo bushobozi, kandi nanone ntabwo byankuyeho. Nari mfite guhamya, nari mfite no guhamiriza abo twazisangiraga, kandi ntabwo byatumye ntagira inshuti. Ntabwo byize bituma ntagira izindi inshuti. Numvise inshuti zaho banyakiriye. Urwo rukundo nabasanganye twakomezanyije ubushuti bwo mu Mana. Muri bo hari urukundo rw'Imana rwari rubarimo, nanjye ubagannye naragutse cyane. N'izindi nshuti zaraje, n'abandi kuko nari ngifite famiye iri nk'abanywa inzoga. Ntabwo byari bivuze ko nza gutana n'umuryango. Natanye n'umuryango mu buryo bw'imyemerere, mu kwemera kwabo, ariko ntabwo twatanye mu buryo bw'ubumwe bw'umuryango. Rero ibyo byose ni imbaraga z'Imana, ni umwuka wera w'Imana watumye mbasha kugira izo mbaraga zo kuva kuri ibyo bintu byose bitandukanye. Kandi uyu munsi wa none ndishimye. Uyu munsi wa none mfite umunezero w'Imana. Umunezero wo mu Mana rero ntabwo usanzwe. Rero nawe ukikomeje kubigendanye n'ibyo wenda wasanze mu idini yawe, wavukiye muri iyo dini, cyangwa se warigiyemo unakuze, ariko wabuze imbaraga. Hari n'abantu tuganira bamwe ngiye nabuze uburyo nzireka. Ariko nubwo wabuze uburyo uzireka, hari imbaraga z'Imana uyu munsi wa none. Emerera Imana, emerera gukora kw'Imana, kuko ndabizi neza niba ufite ubushake n'uyu mwanya utwumva, mu izina rya Yesu, niba ufite ubushake niwemerera Imana, kandi nzi neza ko imbaraga z'Imana zibasha kugushoboza ibyo ngibyo bidakwiriye uri mu uyu munsi. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo hari umuntu ashobora kuvuga ati, mwarimu Sirasi, ngiye nyuma ya biriya byose ari inama yashaka kungira, wenda ameze nkawe, akaba ati namukura hehe? Waduha nimero yawe yakubonaho, hanyuma ukaza ukadusengera Imana. Urakoze cyane, kandi nshimire buri wese wumvise kino kiganiro. Nimero zanjye mu gihe ukeneye inama nk'uko bivuze, ni 07 8 96 58 395. Wampamagara, inama turazifite mu buryo butandukanye, tukakugira inama, kandi n'isengesho rirahari. Nzi neza ko imbaraga z'Imana ziri muri nge, kandi ndizera gukomera kw'Imana ko kwagera ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Dusengere. Reka dusenge Imana. Uri Imana nziza, kandi uri Imana ikomeye. Uri Imana ibera hose icyarimwe. Uri Imana ireba ibirahiherereye mu mitima y'abantu, aho tutareba wowe urahareba. Mu izina rya Yesu ndasengera abumvise kandi kino kiganiro, kugira ngo buri wese ucyumva, Mwami, asumirwe n'imbaraga zikomeye z'Imana. Umucyo w'Imana uhite ko umurasira. Urakoze Mwami Yesu. Birashoboka ko hari abarwayi bakumvise, n'abandi bafite ibibazo by'uburyo butandukanye. Reka bakire gukomera kwawe, kandi ubahe kukwizera mu buryo bwiza kandi bukwiriye bugendanye n'ijambo ryawe. Byose uko ushaka no gushima, ni mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen. Urakoze cyane mwarimu Sirasi. Hanyuma n'ubutaha tuguhamagara uzaza kubana natwe. Turiteguye mu buryo butandukanye, turi gukorera Imana. Amahoro y'Imana bane. Amen.